ndabona izuba rirenze nicariye Mana we ibyo wakoze byose bihabwa nawe Mana we ibyo nakoze byose bihabwa nawe muri bya bigeragezo ibyo nakoze byose ni wowe unyobora Mana we ibyo nakoze byose ni wowe unyobora Mana we ibyo nakoze byose ni wowe unyobora muri bya bibazo byose ibyo nakoze byose ni wowe unyobora Mana we ibyo nakoze byose ni wowe unyobora Mana we ibyo nakoze byose ni wowe unyobora Sio bwawe bwisha abantu wallahi hari igitoki mama asha cyabora kazi nako Enele umuntu atari igitoki ntamenye ko cyahiye Neke inzoga ubundi bikorana gutera ngiye kwivangira ubu kanakina ko kararyoha agatoki karyoshye ariko amudogiteri ufite yanjye sinajya bavuga ngo umuneke ni mwiza mu mubiri ukaba kuba wanatetesha ubwonko kandi iyi nzoga ahubwo aho kubutetesha ushobora kuba ahubwo ibwangiza akose ko byose biryoha ariko reka mfate umuneke rwose ikibazo nibaza nanone abantu nabo hanze bajya batubeshya ari umuneke uraryoha urwagwa rukaryoha kandi urwagwa ruva mu muneke umuneke ugatetesha ubwonko urwagwa rukagira ute rukabubuza umutekano ukawutesha umurongo nabyo ni yobera ritagatifu nka rimwe padiri ajya avuga kanirira kanete ngo ndamenya ibyabyo inyuma kanirira kanete cyangwa se nsomese ubundi byose si bimwe biraryoshye ariko biryoshye cyane n'umuneke n'abantu gukora uryoshera Bundi ubusinzi bwawe nta nyiri ibyondo baratwirukana buri munsi kubera ubusinzi bwawe ubundi nzagukorera ikibango kandi ukagenda vuba
nyine bararira kugora buri munsi ubusinzi bwawe buri munsi nge ntabwo ibi nzabyihanganira byose ntabwo ari njye ubitera ntabwo nzabyihanganira ibi ngibi ninde ubitera ntabwo ari njye ubitera ntabwo ari njye bivaho byose si njye bijya bituruka ninde ni ukuri kw'Imana kireba ninde se biturukaho wundi kuba ninywera agacupa ntabwo ari byo bivuze ngo niyo mpamvu baturukana mu nzu njyewe urandambiye ntabwo ubu buzima nabushobora kububamo ubuzima bwo guhora mpfundikanya buri munsi bwa ejo bwakeye banyirukanye ese abandi nibo kugenda mwana burya ubu nzagukorera iki twari guca hariya utambuka tugenda dore kuba wigize nk'ikigo ryuzuza igihwinini dore kwa kavukire twahageze ariko se ubundi kandi reka nkubwire ngo njye nzakumenya inzoga zawe zansiga amahoro amakuru yanyu ko mbona mwabure amakuru kavukiye nayo nyine kureba dore nuko nyine mbona se mwabure bite uzi ko wateye imbere mwa komera mu buzima tuzabubamo tukabushobora kuko n'izi nzoga zawe ntazaretse inzoga koko none se ko mbona mwasinze ni ukugenda unteza abantu ni karibu muze mu wanabona amakuru yawe meze neza urabona se ko mbona wagira umuntu anyweye iyo nagasomyeho yazikuye ntukajya umvugiramo iyo ni ukuvuga ngo iyo nagasomyeho nyine ni uko kambashakira icyo mwicaraho hano mu nzu harashyushye nicaye hanze gororiyo hano mu nzu harashyushye kambashakira icyo mwicaraho aze mu nzu nawe mutambuke mwicare nta nubwo niyumanganya kuko ntugeze ahantu ariko ndakwiyana mwicare nta kibazo amakuru gororiyo nari ndi gusoma akayaga ariko ewe data uzi ko ahubwo nzego kabagazi kwingingira gusome wumve kavuki wateye imbere mwa kanakeze kararyoshye kararyoshye reka nkuzane nukuri ko mana wateye imbere ndagata ese wa muyobozi w'impamagara mbaza uko bimeze none se mukupe umuyobozi se muri mu bibazo by'abayobozi umva tumaze iminsi dufite ikibazo ubundi ruvugiye kuneza kavukire ariko se ndaguteza kavukire reka nkubwire mu minsi yashize wagira ngo abantu baranyanga urumva mu bibazo ahantu hose dukodesheje tugerageje gukodesha urumva kavuki kandi byose bitewe n'uyu mugore ngewe ruhongora umugira inama zo ku nzoga rwose arananiye inzoga ze za buri munsi ahantu hose tugeze buke batubwiye ngo nituve mu nzu ejo bundi noneho yaragiye arasinda aza yasinze ubanze wanarwaye ubona abayobozi bambingutseho baza kumbaza iby'inzoga ubu urabona ibizabivamo ese noneho ni ibiki kandi ubwo bari barangiye ngo hano mwaba mufite inzu yo gukodesha ibyo nyine twari tuje kureba ko hari inzu bafite yo gukodesha aho mwabaga se kuri batwirukanye kubera inzoga ze kubera ubusinzi bwawe ntabwo ari njyewe ubitera ubundi wavuye ku nzoga izo nzoga zawe za buri munsi reka nkubwire kavukire urumva njyewe ntabwo ni ukuvuga ngo ahubwo abantu baranyanga nta muntu ukwanga niwe uba wabiteye barakwanga se ku buryo bakwanga abantu bose buri munsi uzahera mu gitondo usinda ugere nimugoroba usinda ukwezi gusinda ubundi ubwo uzatera imbere ryawe uzabona iterambere wiri gusinda none se babirukanye amafaranga yanyu ukwezi kwari kwashizemo batwirukanye ariko reka nkwereke njyewe runo kino kigore ni igicucu urumva
ariko ntukambwira ngo ndi igicucu. Narakubwiye ngewe nakugira inama urumva ari igicucu fucking ariko mwakagira inama. Nakubwira ni wowe reka tubasuzugure twange kuyivamo aranga. Kare. hanyuma se amaherezo akaba yari niwanga kwivamo. Tujya guhangana n'abantu, tujya guhangana na ba nyiri ibyondo. Yego. None mu gihe ari kudusuzugura. Kugusuzugura se biragutwara iki? Arega amategeko arebera abantu bose. Usavuye ku nzoga, inzoga ni umuti bayikurangiyemo, inzoga ni uburozi bayiziguhereyemo, wavuye ku nzoga. Ubwo tugeze mu nzu kavuki no duha inzu ubwirabi kavukire nta duha inzira bibaye. Ya birabi yabaye nka 15. Rero urumva yata izo nzu ari kuvuga ngo 15 ntabwo arizo kugeze tuzigamo se. Byari aho nzi twakodesheje ni kwa Karori gusa. Nasigaye nasenduka ibagirwa n'ahantu twagiye kuba. Yego. none se ndi ikibazo mfite babirukana kubw'ubukode, babirukana kubw'ubusinzi, babirukana oya kavuki ntabwo ari ikibazo cy'ubukode. Uyu mugabo naho yasinda pe, ndayihiringa nkaba najya no mu buyede, nkaba najya no guhinga, nkaba najya no umva akazi kose nagakora, ariko by'abandi nkayishyurira ku gihe. Ahubwo uyu mugabo sinzi ikibazo afite, ni ubusinzi gusa nta kindi. Ahubwo rero kavuki nimufasha wowe kabyara wajya ugendera ku bitekerezo by'abagabo, ubwo uragendera ku bitekerezo by'umugore bizakugera. Oya ruhongore mwihorera, ariko ruhongore we ntabwo ubona ko yasinze. Wowe reka twivuganire ngewe nawe, babarira ufashe ruhongore izi nzoga ze. Wowe ni umusinzi uramuzi kandi ni inshuti yawe, uzabasha kumwihanganira pe, kuko njye ndarambiwe kujya niruka buri munsi sigaye unasinduka ukibagirwa ko uri kumwe n'umugabo. erega gororiyoza ikibazo mfite ni kimwe, urumva kuba tuzanye ruhongore akaba ari umusinzi ndabyumva, ariko ujye wibuka yuko inzu amafaranga y'inzu nanjye ntabwo aba ari ayanjye, ay'umuryango n'ay'umugore. ese ubwo nzihanganira yuko mutishyura? Oya inzu yo twishyura neza, turishyura ahubwo nuko abantu banyanga inzoga ze, abantu nuko banyanga, none ubwo ntazajya kubangamira abandi baturanye. Oya wowe kubera ko ari inshuti yawe ruhongo mfasha pe, fasha n'imbabazi. Ndore ariko utangiye kuvugirwa ni njyewe ruhongore, uyu ni kavuki. Erega wambwiye amagambo menshi wawankesheje umutwe, ngewe mbambana no guta umutwe bigiye kuzatuma ntoragura amashashi mu muhanda. Umva mbabwire rero, hari ahantu mfite inzu y'icyumba na saro, ariko ntabwo ikoze neza amasuku. Nta kibazo, nta kibazo, waba umfashije. Ubwo rero ejo nka 8 uzaza undebe yo kuyikwereka, ariko ni 30,000. Mana we kavuki, Mana iguhe umugisha, nta kibazo pe. Ukishyura amezi nakipfa kwemera ikintu n'ikigoryi, ubundi abanje ukamukatuza 12 ni 30,000. ariko kubwira 12 se bikodesha cyabigura inzoga unywa. Ubundi kavuki kuri inshuti yanjye wanyimerera ubuntu. Mbonamena nk'inzoga ubundi basinze zingana ubuntu baraburya, arayiguhera ubuntu babushyira ku meza bakarya. Ntabwo kavukira kuko umuryango agomba kuzayabona, ntabwo wumva ko amafaranga ari ay'umuryango. Ngewe nzayabona, izo nzoga zawe ntabwo zanteranya na kavukire. Kavuki nzemera njye no guhingiririza, ariko nkwishyure. uzaza njye kuyikwereka, Yego uzayitwaza amezi 260. Akavuki washyizemo n'imiyaga koko 60 koko, reba umusaza 60 ndayakura ukwezi kumwe. Tugamba bariye koko. Umva mubwire rero ntusuzugure ngo nuko ufite amazu yawe, wowe urasaba ukanatongana ubundi. Ese ubundi bwabaye ubundi urasaba ukanajya no uvuye kunywera, urasaba ukajya no gutongana. Ntacyo n'undi ushaka uduce n'amezi 7 urayabona. Ariko kavuki ngewe guhora mbunga buri munsi ndabihaze, kandi ndayagushakira nta kibazo, ndayagushakira. Mfite n'agatungo mu rugo nanakagurisha ariko nkakwishyura. Ugeze 8 uzaza ndebe. Umva mbese kavuki ngewe ndabona uyu muroho ntazi da, ngaho nyine mwanzuro twitare nge ndumva nanjye no gufatwa n'ibitaro. Sibyo 8 uzaza.
nzaza ntari ubwo rero nta kibazo ndore utwiriye ubundi haguruka dutahe dusigajemo iminsi 2 muri iriya nzu magambo yawe iminsi 2 se ubundi umuntu wakwemera nibwo batuba dusohotse kujya duhinza ubundi gutsinda gutya ubwo noneho ariko urubuno umaze uri n'inshuti yawe tambuka dutahe uretse ariko akumiro karagwira akumiro n'amavuta n'undi mugabo uzaza umyimuresha ejo saa 8 muzaza ubwo rero karame ejo saa 8 nzaza kukureba kavutse umugisha yego kandi Imana ibarinde nta kibazo anjyana uyu